Yes, shalom shalom kuri wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu bya Isezerano Gospel TV n'isezerano.com. Reka tukubwire ngo shalom shalom, tukubwire ngo Imana iguha umugisha kandi Imana igumye ikongerere mu byo urimo gukora byose, kandi Imana igumye igutize imbaraga. Nibisanzwe ni wa mwanya wa buri cyumweru tubagezaho amakuru y'abahanzi bagiye batandukanye ku Isezerano Gospel TV. Tubizi neza ko mudahwema kudukurikira kandi ko mukunda kuduha ibitekerezo byanyu. Wibuke no gukora subscribe, ukore no kuri notification kugira ngo buri kintu cyose gishyashya kije ku Isezerano Gospel TV ujye uhita uba uwa mbere kukibona, kugira ngo ugumye uryoherwe. Turagukunda cyane. Shalom. Ubu rero tugiye kubagezaho abahanzi 10 beza baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bafashije kandi bayahembuye imitima ya benshi hano mu Rwanda. Abo ni bande? Nawe ushobora kuba ku giti cyawe arabutekereza, ariko banza wumve urutonde rwacu. Reka dutangira mu kanya tubabagezaho, kandi ugume ku murongo w'Isezerano Gospel TV, usure n'isezerano.com. Nk'ibisanzwe byose birajyana, même famille. Yes, abahanzi bakora umuziki wa Gikristo mu Rwanda ni benshi, ndetse banafasha imitima ya benshi kandi ni beza. Tujya gukora urutonde twahereye muri iki gihe cyashize ku bahanzi bagiye baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zitarasibangana mu mitwe ya benshi, zakoreshejwe kandi zinakoreshwa mu nsengero hirya no hino. Mu yandi magambo, icyo twakwita indirimbo z'ibihe byose mu buzima bwacu bwa muntu bwa Gikristo, ndetse no mu buzima bw'abantu badakijijwe, indirimbo bagiye bakunda zitandukanye. Yes, reka tutangire ku mwanya wa mbere tuhasanga umugabo Uwimana Aime. Uwimana Aime ni umugabo ufite umugore n'abana babiri, atuye mu mujyi wa Kigali, abarizwa mu itorero rya Zion Temple Gatenga. Uyu mugabo w'Imana n'abantu arihariye mu bintu byinshi, kuko atajya ahindurwa n'ibihe. Arashoboye ndetse arashobotse. Ni umuririmbyi mwiza, umwanditsi mwiza, umucuranzi mwiza, umutoza mwiza, umuntu utunganya umuziki mwiza, aho bita ba producer. Akaba anafite inzu itunganyirizwamo indirimbo ku rwego rw'amajwi bita Keyboard Studio. Akaba ari icyitegererezo cy'abahanzi benshi, aho yahawe izina n'abahanzi bo mu Rwanda ko ari Bishop. Akaba afite imizingo y'indirimbo igera ku 10 yose, ndetse akaba agumye no gusohora n'izindi zigiye zitandukanye. Aime Uwimana yagiye agaragara mu mwaka w'1994 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, aho yumvikanye mu ndirimbo nyinshi zikora ku mutima zigiye zitandukanye. Mwandi umwana mu rugo, nta kindi kimbeshejeho, iminsi yose, muririmbira Uwiteka. Iyo yakoze umurimo mugari mu kubaka imitima y'Abanyarwanda ingeri zose. Sinzi uko bigenza, ninjira hera, urakwiriye gushimwa n'izindi. Ariko indirimbo yitwa ngo muririmbire Uwiteka ni indirimbo yahinduye ubuzima bw'abantu, ni indirimbo yaje mu gihe cyari gikenewe, ni indirimbo yari ikenewe cyane, imitima y'abantu ikeneye kumva guhumurizwa guturutse mu ndirimbo. Indirimbo rero ni ibihe byose kuri Uwimana Aime, ni nawe uza ku mwanya wa mbere. Yes, ku mwanya wa kabiri rero twasanga umugabo witwa Richard Nick Ngendahayo. Uyu ni umugabo wubatse, afite umugore n'umwana, ubakaba barizwa ku mugabane wa Amerika. Uyu mugabo waje atunguranye mu matwi ya benshi, baririmbye indirimbo zitazigera zibagirana kugeza n'ubu. Afite umuzingo umwe uganjemo ubutumwa buvuga kuri Kristo, kandi indirimbo ze zitunganyijwe neza mu buryo bwa studio, uteretse imiririmbire myiza. Indirimbo nyinshi nka ndashaka kuba uwo wifuza, niwe Mana iyo ngutekereje, n'izindi nyinshi cyane ko uyu muzingo nta ndirimbo nimwe wabona idakora ku mutima. Indirimbo zose yaririmbye n'umugabo Richard Nick Ngendahayo zikora ku mitima y'abantu. Ni uza ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu haraza nde rero? Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo bita Dusabe Alexis, cyangwa se Alex Dusabe. Ni umugabo ufite umugore n'abana 5, atuye mu mujyi wa Kigali, abarizwa mu itorero rya ADPR Nyarugenge. Akaba ari umwe mu baririmbye muri Chorale Oziana igihe kitari gito, ubakaba atakibarizwamo. Afite imizingo 2, uwa mbere witwa Umuyoboro. Uyu muzingo ukaba uriho indirimbo zakunzwe kandi zigikunzwe kugeza n'ubu mu mitima y'abatari bake. Harimo Umuyoboro, Zaburi ya 23, Ibitambo, Kuki uturira n'izindi. Umuzingo wa kabiri witwa Njyana Igorogota, uriho indirimbo nziza
ninde wamvuguruza, njyana igorogota n'izindi, nubwo zitakunzwe cyane n'umuzingo wa mbere, ariko n'indirimbo zijya zisaza. Uyu mugabo rero arihariye ubu ngubu, akaba atagisohora album, ahubwo asigaye asohora indirimbo imwe imwe agashyira kuri YouTube channel yiwe. Uyu mugabo ni umu businessman, akora business ijyanye n'amafi. Mbese n'umwe mu bantu bafite creativity, n'umwe mu bantu nabo bihanganye muri uyu murimo wo kuramya Imana. Ku mwanya wa 4 twihuta cyane turasanga umugabo witwa Nelson Mucyo. Nelson Mucyo rero kuri ubu ngubu ni umugabo kuko aherutse gukora ubukwe, yarimariye mu minsi yashize. Tumubwire ngo urugo rwiza kandi gumye yubakirwe n'Imana, agumye ryoherwe nawo. Atuye mu mujyi wa Kigali, ni umwe mu bahanzi dakunda kwigaragaza, sakunda gukora cyane, ariko akaba ari umuhanzi ufitiye benshi umumaro kubw'inama mu buryo butandukanye, cyane cyane ko kugira umutima wagutse uramya. Ni umwanditsi mwiza, ndetse hari na bamwe mu bahanzi bafite izina rikomeye yagiye yandikira indirimbo. Afite imizingo 2, uwa mbere witwa Ndaje mu bwiza bwawe. Uyu muzingo ukaba uriho indirimbo zubatse imitima mu gihe cyashize kugeza uyu munsi. Twavuga nka Ndaje mu bwiza bwawe, Warakoze n'izindi. Umuzingo wa 2 witwa Umuriro wo kuramya, uriho indirimbo nka Ngeze kwiriba, Umuriro wo kuramya, Agaheka Gahebuzo n'izindi. Akaba arimo gutegura umuzingo wa 3 kuri bakaba amaze gusoramo indirimbo 2 nk'iyo bise Ibuye cyangwa se na hamwe na Warahabaye. Ku mwanya wa 5 turahasanga nde rero? Ku mwanya wa 5 turahasanga none ni umusore umaze kumenyekana mu bikorwa ngaruka mwaka buri gihe cyitwa East Celebration, yitwa Patient Bizimana. Ni ingaragu, atuye mu mujyi wa Kigali, abarizwa mu itorero rya Restoration Masoro. Uyu musore ufite imbaga zamwihebeye kubw'indirimbo zandikanye ikiniga cy'ibyishimo, indirimbo ze zirangwamo Kristo. Afite imizingo 2, uwa mbere uriho indirimbo nkamenye neza, Nongeye Ndaje, Andyohera cyane, Ikime cyo mu gitondo n'izindi. Umuzingo wa 2 uriho indirimbo Ubwo buntu, Amagambo yanjye n'izindi. Uyu mugabo benshi bavuga ko afite ijwi ryiza, ntagakunda kuba yakwiyandikira, ariko nabyo turabishimira Imana ko yaduhaye umwe mu bantu bafite ijwi ryiza, bafite ubutumwa bwiza, baririmba indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza, tukagira ahantu tugera. Uyu ni uri ku mwanya wa 5 mu bahanzi bagize uruhare mu muziki wo mu Rwanda kugeza ubu ngubu. Ku mwanya wa 6 wasanga Ashimwe Dominique, yahoze yitwa Dominique Nick Ashimwe, ariko ubu ngubu yarabihinduye yitwa Ashimwe Dominique cyangwa se Dominique Ashimwe. Ni ingaragu, aba mu mujyi wa Kigali, abarizwa mu itorero rya ADPR Nyarugenge. Ni umuririmbyi wakunzwe mu bihe byashize, dore ko bigeze bamwita umwami wa gospel mu Rwanda hakurikijwe ibihembo bitandukanye yahawe mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Afite imizingo 2, uwa mbere uriho indirimbo nka Uwiteka ari kumwe natwe, Nemerewe kwinjira, Inshuti, Nahinduka n'izindi. Umuzingo wa 2 nubwo utamenyekanye cyane nk'uwa mbere, ariko waserukiwe n'indirimbo imwe yakunzwe kandi ikunzwe n'abatari bake kugeza n'ubu, yitwa Ashimwe. Iyi ni indirimbo kugeza n'ubu ngubu igifite umwimerere, itajya isibangana mu mitima y'abantu. Yes, reka urutonde rwacu rero turukomereze ku mwanya wa 7. Yes, ku mwanya wa 7 rero hariho umugabo witwa Simon Kabera. Ni umugabo afite umugore n'abana 2, atuye mu mujyi wa Kigali, abarizwa mu itorero rya ADPR Remera. Uyu mugabo ukunzwe n'abatari bake mu ngeri zitandukanye kubw'umutima wagukiye kuramya agira muri we. Aririmba indirimbo zaje mu njyana itamenyerewe mu itorero rya ADPR. Nawe mu ndirimbo ze avuga Kristo. Afite imizingo 2, uwa mbere ugizwe n'indirimbo nka Munsi yawo, Fashinanga, Gusenga, Inshuti nizera n'izindi. Umuzingo wa 2 nubwo utazwi cyane, ariko uriho indirimbo nziza nka Mukobwa w'Isiyoni, Inshuti nabonye n'izindi. Uyu mugabo abenshi mu bahanzi batangarira kwicisha bugufi agira. Ni umwe mu bantu bafite icyubahiro cyo kwisi, ariko ntabasha kugikoresha cyane, ahubwo usanga aca bugufi cyane, kandi usanga ari kumwe cyane n'abahanzi baciriritse. Na mubare ko nakoresheje ijambo baciriritse, gukoresha ijambo abahanzi bataramenyekana, bakiri underground, bakishakisha. Uyu mugabo agira inama nyinshi cyane. Simon Kabera ni uri ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 8 harinde. Yes, ku mwanya wa 8 turasanga Dr. Apostle Paul Gitwaza. Uyu ni umugabo ufite umugore n'abana, aba mu Rwanda no muri Amerika. Akaba afite umwihariko
kuko we ni umushumba ndetse uyoboye amatorero yose ya Zion Temple ku isi. Uyu mugabo akaba ari umunyempano nyinshi muri we, nubwo zimwe na zimwe ziryamirwa n'izindi twavuga nk'impano agiye afite y'ubushumba. Umuhanzi, umwigisha, umubwirizabutumwa, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, umucuranzi n'izindi. Nitwananirwa kuvuga ko ari umwe mu bashumba bakunzwe cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Mu ndirimbo nyinshi yaririmbye wenyine ndetse n'izo yahuriyeho na Azaf, akaba ari choral yo ibarirwa muri Zion Temple cyangwa se worship team ibarirwa muri Zion Temple, zubatse imitima ya benshi kugeza mu magingo n'aya abantu baracyazikunda. Zimwe mu ndirimbo yagiye amenyekanaho harimo nka Shimwa, Abamarayika n'izindi. Uyu mugabo akaba yarigeze no kugira igitekerezo cyuko yahuriza hamwe abahanzi mu matorero atandukanye yo mu Rwanda bagakora igicaniro gihoraho kitagira umupaka, nubwo igitekerezo n'icyifuzo cye bitagezweho kubera impamvu zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwitwa Theoneste cyangwa Theogene Uwiringiye Imana. Uyu mugabo rero we nasanzwe, uyu mugabo ahantu hose wajya mu cyaro usanga bamuzi Uwiringiye Imana Theogene cyangwa se Theo bose babireba. Ni umugabo uzwi ku izina rya bose babireba, akaba yaritiriwe indirimbo ye. Arubatse, afite umuryango mugari, atuye mu mujyi wa Kigali, akaba abarizwa mu itorero rya ADPR. Uyu mugabo waje atunguranye mu ndirimbo zandikanya amagambo akomeye, usanga avuga cyane ku butabazi bw'Imana. Zimwe mu ndirimbo yagiye amenyekanaho nk'icyifuzo, ibigeragezo, sikarande, soka imara inyota, ingoma yawe, ukuri nawe bitabera, kubita utababarira n'izindi. Uyu mugabo waje kuvugwaho cyane bitewe n'imyitwarire itagaragaza ubuhamya bwiza, ariko nibikuyeho ko yakoze umurimo ukomeye agafasha imitima ya benshi. Kandi ibyo ngibyo nanone ntawashira akadomo ngavuga ngo koko ngo imyitwarire ngo nimeze gutya ngo ni mibi. Ntabwo umuntu wabimenya wa muntu we. Ibintu byo kwisi ni ibintu byo kwitondera cyane, kubera ko mu ijuru Imana naga ari umupolisi. Mu ijuru Imana ifite kunira abantu bayo, rero nakagiye umuntu uzacira urubanza. Theo bose babireba. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi Israel Mbonyi. Ni umusore ukiri mutoya, atuye mu mujyi wa Kigali, akaba n'umukristo ubarizwa mu itorero rya Restoration Masoro. Uyu musore wamenyekanye binyuze mu ndirimbo ze, dore ko zamenyekanye atari mu Rwanda ahubwo aba ku ishuri mu gihugu cy'Ubuhinde. Yaje atunguranye mu ruhando rw'abahanzi bakora umuziki wa Gikristo mu Rwanda, azana amagambo yanditse neza ku rwego ruruta imyaka afite. Indirimbo ze ziryoheye amatwi kandi zikora ku mutima, ku buryo umuzingo we wa mbere uriho indirimbo nk'imigezi, uri number 1, mfite impamvu, niba ushaka kugira ubwiza, ku musaraba n'izindi. Niyatinze cyane gushyira hanze umuzingo wa kabiri witwa Intashyo, iriho indirimbo Amarembo y'Ijuru, Hari Ubuzima n'izindi. Nayo yaje komeza kumusunikira mu rukundo n'abakunzi be. Ubakaba ari gukora umuzingo wa 3 uriho indirimbo ya Karame, Nuri Wenyine n'izindi. Uyu muhanzi Israel Mbonyi nawe nyine nubwo ari umuhanzi wagize uruhare cyane ukunzwe, ariko agomba kugarukaho cyane n'abantu. Ni umuhanzi ukunzwe ariko bitoreye abantu baciye bugufi, ba rubanda rugufi kumubona, kuko hari nusanga murindira umutekano bakumira benshi. Kandi kwitabira ibitaramo by'abaciriritse nibijya bipfa gushoboka, kuko aca amafaranga atagira ingano bakamwifuza. Rero nitwasoza iyi nkuru tudashimiye Imana yabashishije abakozi b'Imana, tubasabira kurushaho kwagurwa no guhumekerwamo n'umwuka wera, ndetse tunashimira abandi bahanzi bose bakora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana, tubasabira gufashwa no kuyoborwa na mwuka wera. Inkuru ya kabiri tuzabagezaho abahanzi 10 beza b'abadamu cyangwa se abari n'abategarugori bagize uruhare rukomeye cyane, aho tutakwibagirwa nka Aline Gahongayire, Tonzi, Mama Kabaganza, Gabi Kamanzi n'abandi batandukanye bagumye gukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo umurimo w'Imana waguke. Ubutaha nibo tuzababwira. Shalom shalom, turabakunda. Shalom shalom, turabakunda. Mukomeze mukore subscribe ku Isezerano Gospel TV, munakurikira inkuru zacu ku isezerano.com. Murakoze. Shalom, Imana ibahe umugisha. Obrigado.